izo tugomba nizo tubanze ni inshingano. Ababyeyi nibo bari bamufite mu nshingano zose, kurya, kunywa, kuryama, imyambaro, kumuvuza, byindi byose byari by'ababyeyi. None ubu ni ibyawe. Ubu guhera nonaha nijoro nasonza uri bumumenyere icyo kurya, kuryama Allah abigufashe. Ni ukuvuga ngo rero Imana iratubwira iti wahashiruhunna bil ma'ruf, mubane nabo neza. Birikumvikana mubabanire neza abagore babo. Ahandi Imana iti ashiruhunna min haythu sakantum, mubatuze aho namwe muzaba mutuye. Mubamenyere icyo kurya, mubamenyere imyambaro, narwara uzamuvuze. Izo ni inshingano zawe. Ikiruta ikindi cye rero iyi ni nikah, ni ukuvuga ngo ni ikibahuza, icyari kiziruriwe hagati yawe na jariya. Ubu icyari kiziririwe hagati yawe na jariya ubu kiraziruwe. Ubu ni umugore wawe, umenyere akari imurori. Kadukoreshe imvugo y'amarenga, umenyere akari imurori. Haki zawe jariya akugomba, umugomba, biri kumva, akugomba nawe, biri kumvikana, ni ukumwubaha. Dore inkwano aguhaye nizigaragaza ko uri uw'agaciro. Hano imbere yanjye ndazibona, si ngombwa ko zivuga, ni agaciro aguhaye. Kandi no mu Kinyarwanda kirazira kikanaziririzwa mu muco wacu Nyarwanda, nta mukobwa uha inka cyangwa nta n'umugore uha inkwano umugabo, ntibibaho. Rero niba guhaye inkwano ze mwubahire icyo, umenye ko ari umugabo wawe, kuko Imana yaciye iteka ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, abagabo baba bahagararizi b'abagore, bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd, kubera ko Imana yarutishije bamwe kuruta abandi, wa bima anfaqu min amwalihim, nuko abagabo baha inkwano, batanga amafaranga yabo ku bagore. Ubu rero nusonza ni muri bibiri, nukenera kwambara ni uri bubibwire, icyo ukeneye cyose urabibwira umugabo. Kubw'ibyo rero umwubahire icyo. Ntibyemewe rero gusiba sunna iyo ari yo yose udasabye uruhushya umugabo. Ntiwemerewe kuva mu rugo udasabye uruhushya umugabo. Ntiwemerewe kuzana abashyitsi mu rugo cyangwa abantu umugabo adashaka, iyo wirengereye ni icyaha imbere y'Imana. Ibyo ni mu bitwa niyubahiriza inshingano nawe ubahiriza izawe, urugo rwanyu ruzatemba amata n'ubuki. Dusoza tugira tuti barakallahu laka wa barakallahu lakuma wa jamaa bainakuma fil khair. Imana ishire imigisha mu ndoa yanyu, Imana izabahuze mu byiza. Jewe Uwineza Hamim mushingiye mushiki wanjye Mukayizere Jariya, umwana Jewe Uwineza Hamim mushingiye mushiki wanjye Mukayizere Jariya, umwana umwana mwumvikanyeho, urabyemeye? Jewe Uwineza Hamim mushingiye mushiki wanjye Mukayizere Jariya, umwana mwumvikanyeho, urabyemeye? إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
bw'ibyo rero bavandimwe, hano dufite ibirori. Iyi ibada ya nikah ni ibada ikundwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akanayishimira. Ni ibada ituma ku isi haboneka ituze, yemwe no mu birere haboneka ituze. Ni ibada ituma hatabaho urwangizi ku isi, abana b'ibinyendaro yemwe ndetse n'inda zitateganijwe. Kubw'ibyo rero tujye tuzubahiriza kandi tunasabira ababitweretse gutya baciye mu nzira Allah yishimira, Allah ajya ashyiramo baraka mu mibanire yabo. Kubw'ibyo rero hari indobo ebyiri, nabyo mwabonye twari turi kuganira. Hari ababanje mbere bari gusezeranywa mbere na Sheikh Shuaib Husayine, abo nibo turi buhe priorite mu kanya tubacishirizeho, hanyuma indi nikah ya kabiri nayo ikurikireho mu minota itarenze 10. Mutwemerere inshallah. Munyemerere mbere ko dutangira dusome amategeko kugira ngo ibisezerano bikorwe. Hari inkingi ya nikah, al-ijab wal-qabul, kuvuga ngo ndagushyingiye nyir'ubwite ati ndabyemeye. Hanyuma ikindi tureba ni isano ibuza undi gushakana n'undi, kuba yaba ari nyina, nyirasenge, mushikiwe kwa se na nyina, cyangwa kumwe muri bo, mushikiwe kuba barunganye ibere rimwe, hanyuma no kuba yashakana n'umugore uri mu ndobo. Ntabwo byavuzwe gusa, ahubwo biriho. Hari umuntu waba itaraka ya mbere, iya kabiri, ukajya kumva ngo yashyingiranye n'undi ku ruhande. Ibyo ni byemewe. Mariti wal muhsanat minan nisa, ntabwo byemewe gushakana n'umugore uri mu ndobo yindi. Hanyuma hari shurutu nikah, kuba ibyangombwa by'isezerano. Ibi turagenda tunabibaza. Icya mbere ni waliyul amr, uhagarariye umukobwa turamufite, Uwineza Hamida, umushiki wawe. Hanyuma icya kabiri al-mahr, munyemerere tubaze jariya, inkwano zawe warazibonye. Icya gatatu ni ukuba bombi bahari turabafite. Hanyuma noneho by'umwihariko kuba umukobwa ari tayari gushakana n'umugabo. Jari, nyemerera mubaze, uri tayari gushakana na Mutabazi Jean-Luc Ismail? Icyo nacyo tukiceho. Icya gatatu hari icya kane ni abashahidi bombi turabafite, kuba ari abashahidi babizerwa, kuba ari abashahidi b'abanyakuri tubaziho umuco mwiza. Nyuma y'ibyo rero turasaba yuko Bwana Ismail wakwegera muhe umwanya yicara, musunikire intebe umwegere, wicaye ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من يستطيع منكم البغة فليتزوج فإن لم يستطيع فعليكم بصوم فإنه وجاء. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Bereko dusoma dua ni inama gusa, cyane cyane umuhungu n'umukobwa. Hari haki jariya kugomba, hari haki nawe umugomba. Izo kugomba nizo tubanze, ni inshingano. Ababyeyi nibo bari bamufite mu nshingano zose, kurya, kunywa, kuryama, imyambaro, kumuvuza, byindi byose byari by'ababyeyi. None ubu ni ibyawe. Ubu guhera nonaha nijoro nasonza
uri bumumenyere icyo kurya. Kuryama Allah abigufashe. Ni ukuvuga ngo rero Imana iratubwira iti wahashiruhunna bil ma'ruf, mubane nabo neza. Birikumvikana, mubabanire neza abagore babo. Ahandi Imana iti asbiruhunna min haythu sakantum, mubatuze aho namwe muzaba mutuye. Mubamenyere icyo kurya, mubamenyere imyambaro, narwara uzamuvuze. Izo ni inshingano zawe. Ikiruta ikindi cye rero, iyi ni nikah, ni ukuvuga ngo ni ikibahuza, icyari kiziruriwe hagati yawe na jariya, ubu icyari kiziririjwe hagati yawe na jariya ubu kiraziriwe, ubu ni umugore wawe. Umenyere akari umugore, kadukoreshe imvugo y'amarenga, umenyere akari umugore. Haki zawe jariya akugomba, umugomba, biri kumva, akugomba nawe, biri kumvikana, ni ukumwubaha. Dore inkwano aguhaye nizigaragaza ko uri uw'agaciro. Hano imbere yanjye ndazibona, si ngombwa ko zivuga, ni agaciro aguhaye. Kandi no mu Kinyarwanda kirazira kikanyaziririzwa mu muco wacu Nyarwanda, nta mukobwa uha inkwano cyangwa nta n'umugore uha inkwano umugabo, ntibibaho. Rero niba aguhaye inkwano ze, mwubahire icyo, umenye ko ari umugabo wawe, kuko Imana yaciye iteka ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, abagabo baba bahagararizi b'abagore, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kubera ko Imana yarutishije bamwe kuruta abandi, wa bima anfaqu min amwalihim, nuko abagabo baha inkwano, batanga amafaranga yabo ku bagore. Ubu rero nusonza muri bibiri, nukenera kwambara nturi bubibwire, icyo ukeneye cyose urabibwira umugabo. Kubw'ibyo rero umwubahire icyo. Ntibyemewe rero gusiba sunna iyo ari yo yose udasabye uruhushya umugabo. Ntiwemerewe kuva mu rugo udasabye uruhushya umugabo. Ntiwemerewe kuzana abashyitsi mu rugo cyangwa abantu umugabo adashaka, iyo ubirengereye ni icyaha imbere y'Imana. Ibyo ni mu bitwa niyubahiriza inshingano nawe ukubahiriza izawe, urugo rwanyu ruzatemba amata n'ubuki. Dusoza tugira tuti barakallahu laka wa barakallahu lakuma wa jamaa bainakuma fil khair. Imana ishire imigisha mu ndoa yanyu, Imana izabahuze mu byiza. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم الف القلوب بين المتزوجين من ازواجنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amen.